mugoroba w'umunsi operasiyo ziracyakomeje cyane mu bice bya Minembwe, ubona ko FARDC yanze kuva ku izima. Ni operasiyo zikomeye kandi zikaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko umutekano muri Goma ukomeje kugenda ukemangwa. Biremezwa kandi n'amakuru akomeye yatangajwe nabo ku ruhande rwa M23 mu ibanga rikomeye batangaje ko hari amabanda akomeje kugerageza guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Ubundi byagenze guti Goma, ibyabaye umunsi ni ibiki? Mbere yuko turi bujye mu Minembwe tureba situation y'ibiri kugenda biba, abakurikiranira hafi biri kugenda biba baremeza ko mu majyaruguru y'umujyi wa Goma urugamba rukomeje kugenda rugaragara byato na hato bijyanye n'uko ahura n'ishyamba rya parike ya Virunga. Amakuru ari guturuka mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aremeza ko harayihumvikanye urusaku rw'amasasu. Amasasu muri Goma yumvikanye hazwi nka CSRK mu gace ka Keshero, Ndosho ndetse no mu gace ka Mugunga gaherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'uyu mujyi. Amasasu yatangiye kumvikana saa 5 z'ijoro, agahenge kagaruka mu masaa 7. Kugeza ubu umutwe wa AFC M23 ugenzura uriya mujyi ntabwo urasobanura ku mugaragaro ibyabaye. Icyakora amakuru avuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye rwatewe n'abitwaje intwaro barimo abarwanyi b'abazarindo n'aba FDL baturutse muri parike ya Virunga bagamije gusahura abaturage. Amakuru aravuga ko bamwe muri bo bari ku mapikipiki bashoboye gufatwa na AFC. Urusaku rw'amasasu rwaherukaga kumvikana hafi ya Goma ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 2026 ubwo mu majyaruguru yawo habiragiye kurasana gukomeye. Icyo gihe byavuzwe ko hari amakuru AFC yari yakiriye y'abarwanyi biganjemo aba FDLR bo muri parike ya Virunga mbere yuko bagaragara muri iki gikorwa. Nyuma y'iminsi 3 igoma hagabwa igitero cya drone, abayobozi ba AFC bemeza ko aribo cyari kigambiriye cyaguyemo abantu 3 harimo n'umufaransa-kazi Karine Bosset wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye rigita ku bana UNICEF. Ni mu gihe kandi kuri ubu bitangazwa ko ibijyanye n'umutekano muri Goma bizo bikomeje kugenda bikemangwa bijyanye nuko hari ubugizi bwa nayo bugenda bugaragara, aho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari gusakara amashusho agaragaza amabotike yo mu mujyi wa Goma yahiye. Ariko kugeza ubu ku ruhande rwa M23 ntacyo baratangaza mu buryo buri officiel bagaragaza ibikomeje kugenda biba ikibyisha inyuma. Ni mu gihe rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko igoma ku mugoroba hari update ziri kugenda biba. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira situation y'ibiri kubera hano Goma ndetse no muri Sud Kivu mu misozi miremire Minembwe, aho bitangazwa ko urugamba rukomeje kugenda rukara. Mutama wiriwe neza? Wiriwe neza. Tudatinze rero turagira ngo dusangize situation y'ibihari ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 3 2026 bihagaze gute? Ni operasiyo hano mu Minembwe muri site ya Murambya, ubona itakonaga kubamo imirwano cyane, ariko bijyanye n'uburyo M23 ndetse na Kirwanaho barimo basa n'abamanuka bajya gufunga izi nzira zisa naho zikoreshwa na FARDC cyane mu buryo bwo kugaba ibitero ndetse na musada iyo ari yo yose yaza muri iki gice cya Minembwe. Ni intambara rero isa n'ivanguye noneho bitakiri kwariso, kuko ni imirwano yiganjemo ingabo z'u Burundi ubona ko zafashe icyemezo cyo gusa naho bagaba ibitero bwa bonyine cyane bijyanye n'ikintu kimaze iminsi kiba cy'uko muri koalisiyo harimo umwuka mubi wo kutumvikana cyane muri izi ngabo zagiye ziva mu bihugu bitandukanye. Hakaba hatangiye kujya hagaragara operasiyo za bamwe na bamwe ku buryo ubona ko bashobora kuza gufata ingamba zo guhindura sisiteme yo kurwana koalisiyo yose iri kumwe y'ingabo zivanze. Iki ni ikintu rero cyabayeho ndetse n'amasaha magingo ya imirwano yari cyumvikana ku buryo nta wamenya uruhande rushobora kuba rufite ibyo rwahinduye, ariko ni imirwano imaze umwanya munini cyane kandi
yumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'intoya ariko itarimo drone, kuko ubona ko ari imirwano yabaye isa n'itunguranye cyane, kuko ntabwo ako gace kari kamenyereye kuvugiramo imbunda cyane bijyanye n'uburyo gakoreshwa cyane ku ruhande rwa FARDC. yego kiriho rero ni ukubona ko ni uburyo isa naho izi ngabo z'Uburundi zashakaga gufungura inzira kugira ngo M23 twirwaneho batabasha gusa naho babagoroka, uko byagorana izindi nzira bajya bakoresha baturutse Baraka cyangwa muri ibice bindi byo hasi Uvira, byagorana cyane baramutse aka gace gasa naho gafunze. Niyo mpamvu ubona ko bahabanye cyane ku buryo ubona ko byanze bikunze bashobora no kuba bari gusaba umusaza mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa n'aka gace bakagenzura mu buryo operasiyo zabo zizajya ziborohera mu yindi minsi yose barimo barwanira muri iki gice cya Minembwe. yego tugasa n'abamanukaho muri Plaine de Rusizi naho havugwa hari imirwano yabaye umunsi, kandi ubona ko hari imirwano byabaye nk'aho bisa naho bitunguranye, kuko hari ikintu kiri kugaragara cyane muri koalisiyo cyo kuba batangiye gusa naho ubona ko buri ruhande rusa n'ushaka kwigenga muri operasiyo zabwo, kuko hano muri Plaine de Rusizi kuri uyu muhanda route nationale 5 ujya Kamanyora hari operasiyo, hari ingabo z'Uburundi zihamaze igihe zikambitse munsi y'umuhanda mu kaboko k'iburyo ujya Kamanyora, ndetse zihamaze iminsi zo ntabwo ari iz'uyu munsi. Hakaba n'ingabo za FARDC zari zimaze gusa naho zihaje muri iyi myiteguro baramaze nk'iminsi, zisa n'izikambika ruguru y'umuhanda. Wazarendo zaje mu gitondo cy'umunsi nizo zabaye nk'aho ziza mu muhanda rwagati, mu buryo bwo wabonaga ko bateguye kuba bagira igitero bagaba kuri M23 mu gusatira rero ibice M23 igenzura bibonye ko ari igitero bagabye, barundaho amakompura cyane aremereye ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazarendo, ariko igice gisatira ku mugezi wa Rusizi hasi aho Abarundi bari ntabwo bigeze haraswa, nabo ntibigeze basubiza, aribwo FARDC na Wazarendo basubiye inyuma ibirometero bigera muri 3 basa naho bavuye muri opozisiyo, ku buryo icyo gice cyasigayemo Abarundi bari munsi y'umuhanda ariho bahagenzura, ndetse hari hagejejwe imbunda za kirari ziremereye. Ubona ko FARDC yazishubije inyuma ziri mu majyaruguru y'umupaka akavindira mu buryo bwo kuza naho bazishakira umutekano, kuko babonaga ko M23 itahuye amakuru kuri izo mbunda bari nazo muri kara gace bashoboraga kuba bahakorera imirwano ikomeye mu buryo bwo gushaka gusa naho bazitwara. Rero ni ikintu ubona operasiyo hano muri iki gice cya Sud Kivu hari inama zikomeye cyane kuri FARDC ishobora kuba ziri buze gufata ingamba zikomeye zo kuba habaho guhuza izi koalisiyo zitangiye gusa naho ubona ko buri umwe ashaka gukora operasiyo ku giti cye, kandi umwanzi wabo ari umwe, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. yego kugeza ubu ku bijyanye wenda na contre attaque byo bihagaze gute? Contre attaque kiriho uri kubona ko byanze bikunze FARDC n'ubundi irimo isa naho yongera imbaraga muri utu duce igenzura twose dusa n'uduporoteje uyu mujyi wa Uvira, ariko ukabona ko hari imbaraga z'ibanga bari gushyira mu gice cyerekeza Baraka, kuko bafite amakuru ko iyi myiteguro muri Plaine de Rusizi M23 iri kujijisha idashaka umujyi wa Uvira, ahubwo ishobora kwerekeza iki gice cyerekeza Baraka, kuko ashobora kuba bashaka gufata Baraka ngo na Kananda ndetse na centre ya Fizi. Ni ikintu ubona ko FARDC yatahuye cyane, ariyo mpamvu ubona ko iri kugenda ihindura pozisiyo cyane mu buryo bwo guhinduranya ingabo izijyana mu gice kimwe izigarura mu kindi, buri kwiri gutahura amakuru cyane ku ruhande rw'umwanzi wabo. yego naho abafatanyabikorwa baboho bihagaze gute? update zari nizi abafatanyabikorwa muri kano gace ka Uvira barimo ingabo za Tanzania ndetse n'Isangora. Ubu hari ikintu kitarasobanuka neza aho kijyanye no kuba batari kugaragara muri operasiyo ziri gutegurwa ubu. Hari n'ubuvugizi basabye bw'inama zategurwa nkuru zo kuba bafata uburyo ki bajya bategura operasiyo, kuko ubona ko bamaze gutanga amaraporo menshi ko harimo ubugambanyi muri FARDC iyo bakoranye nabo operasiyo ngo batakaza cyane ku ruhande rwabo. Rero bo bakafata imyanzuro y'uko basubira muri operasiyo, ariko bamaze gusa naho babisobanura. Magingo ya ubu tuvugana
izi operasiyo ntabwo bari kuzigaragaramo ibyo bihugu uko ari bibiri, gusa baracyari muri pozisiyo zose z'ibirindiro bya FARDC biri mu buryo ubona ko biteguye n'ubundi mirwano isaha n'isaha, ariko icyo kujyayo nonaha hari ingamba bategereje zitarafuta kubona ko basabye, ariyo mpamvu batarajya muri operasiyo ubu tuvugana. Yego, reka rero tujye n'ubundi ku birebana n'ibiri kugenda bivugwa mu misozi ya Fizi na Mwenga. Mwenga ho situation bihagaze gute? Mwenga imirwano n'ubundi naho hari agace karimo gukorerwamo operasiyo cyane ku ruhande rwa FARDC hano muri aya mashyamba ya Itombwe. Ubona ko harimo abacancuro ngo barimo gushaka kwetaramo ikoranabuhanga ryo kuruta naho bangiza izi drone za M23 ziri gukora ubutasi ku bwinshi kuko ziri koherezwayo ngo ari nyinshi ku munsi. Rero ni operasiyo isa naho habaye ikintu cyo gusa naho bakocoranaho mu minota mikeya, kuko M23 yohereza intasi mu buryo bw'ibanga muri ibi bice by'aya mashyamba mu buryo bwo kugenzura ko nta pozisiyo za FARDC zaba zirimo. Rero habayeho gusa naho bakubirana n'abasirikare b'abacancuro bari gukorera muri iki gice cya baturutse Karemi mu buryo bajemo ngo operasiyo nyine y'aho hantu, kuko ariho hantu babonye h'ingenzi ho kuba babikorera. Baje guhura nabo mu ishyamba, habaye imirwano y'igihe gitoya, ariko ntabwo bigeze bagaragaza ku mpande zombi gutakaza kwabayeho, ariko mu makuru ari buze harabamenyekanye neza ibyangiritse, kuko ni imirwano ubona ko yari nka mbushi kandi ntabwo mbushi yaba yabuzemo abahatakariza ku mpande zombi, ariyo mpamvu tutarabisobanukirwa neza, ariko mu makuru ari buze iyi nkuru turaba tuyifite neza ku buryo buhagije. Muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? Mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze, ho update zari kugeza ubu ni izihe Mutama? Yego, niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho mu gace ka Gupoma ya Basha muri Mukoto na za Karembe ndetse n'ubundi mirwanire yo kuri Wazarendo ishobora cyane kuri M23 ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23, kandi ubona ko ibi bitero nayo ibigaba buri munsi cyane, kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri bibiri aka gace nako kadatekanye baza gutafata buri gihe. Ariko ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira, ariko ubona ko badahagaye mu 23. Ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musada ku buryo bwa partiyo yaba isa naho ari nini muri kara gace, kandi pozisiyo ya 23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye, harimo intera ndende ku buryo bageze nk'igice n'injirira kugira ngo babone support bya Ebola cyane. Ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi kijyanye na deployment za 23, ku buryo ubona ko bafite ibice byinshi bagenzura, ariko ingabo zihagenzura ari hehe. Yego, ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri Gupoma ya Gashuga hano muri Gashuga Gupoma ya Basha n'ubundi naho imirwano ya Wazarendo mu gace gasa n'agatatira muri izi bice za Mpita, ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi. Ari operasiyo ya M23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice, kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane, bijyanye no kubona ko Wazarendo isa n'ibirindiro bikomeye cyane muri izi bice, nabwo bayirasheho bikomeye, ariko isa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace, yari isa naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano wariyo ikikango cyane, kuko ubona ko hariyo pozisiyo za Wazarendo bikomeye, kandi M23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho pozisiyo zikomeye, ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano, ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya, kuko iyi bice isa naho yazihariye Wazarendo cyane, ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha mu 23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice, kuko ubona ko isa naho yashyize intege nke cyane.
yego reka noneho tuje no muri Side Kivu Minembwe update zari urugamba rukomeye rurakaze naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Side Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo imirwano yari hari ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyungu nako cya ruguru hafi ya Kwezero ni ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa ariko FARDC urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse uburyo ubona ko hari operasiyo iri gutegura ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Premier Delphine ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho tujyamo cyane ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa mu buyobozi bwo hejuru kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Premier ndetse na Uvira ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge utamenya impamvu yako hari ikekaho ko hari ikintu FARDC urimo gutegura yaba muri Premier cyangwa se mu Minembwe bijyanye n'uburyo hatuje. Yego ikintu ubona ko mu nce za Uvira cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza muri aka gace kagenzurwa na 23 wa Kamanyora ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye nta rujya n'uruza ruhari habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi nce zindi zigenzurwa na 23 cyangwa ngo uve mu cyerekezo M23 zigenzura werekeza muri Uvira ni ikintu kidashoboka icyo waba ukora icyo aricyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira muvuma yabo irakoreza mu bice bagenzura byonyine. Hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye ubwo noneho tugarutse utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'Ifizi nawo tubwira situation mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za FARDC zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha nk'uko bigaragara. Oro bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice biza Karingi no mu nkengero za territoire ya Mwenga. Karingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza. Drone za FARDC zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye Abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka mu bice ziza kurasa Karingi. Ejo nibwo zarashe mu Mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane. Abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ibihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe FARDC kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu. Bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko igisirikare. Nkuko rero dukomeje kugenda tubibabwira reka twumve noneho ibiri kubera no kuzindi axe Mutama ndagira ngo tujyana handi nawe tubwire situation ihari. Yego muri katerekere muri Mwenga hari operasiyo isa n'iri gukorwa na FARDC ndetse ubona ko
nako kari kongerwamo ingabo ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi bice, ubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka mu buryo ubona ko ishaka kugira amayira ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe, ku buryo operasiyo yagorana cyane kuri FARDC n'ibi coalition, kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo, kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23, ubwo ubonayo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura, kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe, kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru, ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye, kuko hari kugaragara nk'uko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo, kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23. Wabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero FARDC ahangaha yabaye nk'ishyiraho inkumirizi cyane, ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye, nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane, kuko hano Zayitombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko FARDC yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho ku birebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse na bagenzi babo bo update zari nizi amakuru agenda avugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abanyamahanga Tanzania cyangwa ingabo za Angola zihari. Harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operasiyo barimo, ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane, ku buryo ubona ko gukorana na Wazalendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko badashaka ko bakorana operasiyo bijyanye n'uko batajya bahuza muri operasiyo ku rugamba. Ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko aba Wazalendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa, ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere, bagasa naho boherezaho Wazalendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo Wazalendo kuri FARDC ikaba yabakora muri operasiyo, cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza, kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.